ugenda uzamuka kenshi ugenda ukubitana n'izindi nshuti zigiye zigize gute zitandukanye. Ni ukuvuga ngo ejo habaye akahita bakubwira ati ariko uzi n'ibindi, ati buriya ntabwo urasohokera ahantu uze tuze kujyana muri sauna. Ubwo uko ugiye ukagenda wenda nimba munasoma n'akantu ugashiduka mwasomye, cya gihe cyo gutaha mu rugo, cya gihe wageraga mu rugo ugasanga sikigereye mu rugo, ndacyavuga ku mugore, aho ni ku mugore. Ubwo rero ibyo byose biri mu bintu amafaranga aho yageze akenshi, hari ibintu amafaranga akora nyine, hari imbaraga z'amafaranga. Banavuga ko umugore agize amafaranga atangira kurengwa, ugasanga abashyitsi baje mu rugo arabasuzugura, ntibakitabira kuza mu rugo kumusura kubera ko yamaze gukira akarengwa, ndetse na bene wabo w'umugabo agatangira kubabona nk'abantu bari aho ngo baciriritse, bigatuma nyine nawe ubwo yumva ko yarenze abandi. Ariko ibyo bintu ntabwo banavuga ko abagore murengwa vuba. Buriya se nibyo. Buriya nyine nawe se abagabo akaro karavuga. Baye ikaze TV ndetse na Jado Inganzo TV. Nkuko mubizi ibiganiro byacu ni ibiganiro kenshi byibanda ku busesenguzi bwimbitse. Nkuko mwagiye mudusaba kenshi ku biganiro by'umuryango ko twabikoraho, mwaradukunze, mukomeze mudukunde, mudukandira subscribe, like, share ndetse na comment. Uyu munsi twagize amahirwe cyangwa se umugisha wo gusura umumama, ni umuntu ukuze n'ubwo wenda agaragara ku isura nkaho akiri muto, tumusanga iwe mu rugo. Turagira ngo atangire atwibwira. Yego, murakoze neza. Amazina nitwa Niyonagize Agnes, ndi umumama nk'uko abivuze, ndi umumama w'abana babiri. Ubwo ku izina ry'umubyeyi ndi Mama Happy cyangwa Mama Happiness. Ni Mama Happy cyangwa se Mama Happiness cyangwa se Mama Munezero. Umaze imyaka ingahe yubatse urugo? Imyaka 6. Umva imyaka 6 si imyaka mike, umva ko iby'urugo urabizi neza. Yego, ndabizi. Hari ingingo abadukurikiye bakomeje kudusaba. Urabona hari ukuntu abantu bubaka urugo bakennye, abayeho nabi, bapfundikanya ari umugabo n'umugore, ukabona bigoranye pe, ubuzima bwo bugoranye, bafashanya bakundanye. Ariko Imana yaza kubaha amahirwe, ugasanga wenda bageze ku nzu nk'iyanyu, baguze imodoka, mbese bageze ku butunzi bw'isi nkuko tubivuga. Yego. Byamara kugerwa ugasanga umugore yitwara mu modoka ye, umugabo yitwara mu modoka ye, ndetse n'abana bafite mu modoka zibajyana ku ishuri, ugasanga urugo rurasenyutse. Ibyo ujye ubibona? Bibaho cyane, ahubwo cyane bireze. Hanyuma ikibazo kiragira kiti, ninde ubona ugira uruhare hagati y'umugabo n'umugore ku rugo rwasenywe kandi bari bamaze kugira amafaranga? Buriya ntabwo navuga ngo uyu muntu umwe niwe byagizeho uruhare cyangwa uriya. Nshobora kugira uruhare mu gusenyuka k'urugo rwanjye, cyangwa n'umugabo nawe akagira uruhare mu gusenyuka k'urugo rwacu, kuko ntabwo navuga ngo ni umuntu umwe biba byaturutseho. Bishobora guturuka ku mugabo cyangwa bigaturuka ku mugore. Ariko akenshi ubona ko niba bibaho, akenshi ikigero kiri hejuru cyane. Ubona ari nkande, hari abagiye batwakira muri komenti bati abagore iyo amaje kugira amafaranga ararengwa, yabona inzu nk'iya yiryamyemo rwose akaba ati karafashwe, ugasanga bibaye intandaro yo kuba we yasenya urugo, yatangiye kurengwa. Ikintu namajiye kubona cyane ko iyo amafaranga amajiye kuboneka mu rugo hari ibintu bihinduka, imigendere irahinduka, ugasanga wenda se akenshi mbaye bize kubera akazi nkora, simbonye umwanya wo kwita ku rugo rwanjye, simbonye umwanya wo kwita ku mugabo, simbonye umwanya wo kwita ku bana. Noneho ugasanga nabihariye umukozi, ndavuga ku mwanya w'abamama. Nimba amajiye kubiharira umukozi, wa mukozi azagenda yite ku mwana, yite ku bana banjye, yite no ku mugabo. Ubone nta mwanya nkigira. Nimba naragiraga umwanya wo gutegurira umugabo wanjye ibyo kurya bya mu gitondo, saa 3 tugasangira, nsigenda bize n'akazi. Noneho bya bintu byose nabyikuyeho, namajiye kubihereza umukozi. Mbese ntabwo zikiri inshingano zanjye, nabihinduye nk'iby'umukozi. Niho akenshi usanga bitangiye bigenda gake, ugashobora gushiduka usanga urugo rwagize gute, rwasenyutse, rwaturutse ku ruhare rw'umugore. Nanone cyangwa nkagenda, nimba nagize ejo nagiye muri bidi, nagiye mu birori, inshuti zantumiye, bagenzi banjye bantumiye, nyine nta mwanya mbona za hato na hato ngaho mu birori bitandukanye, ugasanga nta mwanya ndi kubona wo guha uwo mu rugo n'abo mu rugo ngo mbiteho.
kubera iki amafaranga yarabonetse yo kujya gukora bya bintu, kuko nimba nari umukene nta kintu ngezeho, ntabwo y'amafaranga yo kujya muri Bradisha ninde wagutumira se uri umukene, ntawe. Ariko iyo amajije kubona ko hari amafaranga yamaze kuzamuka baragutumira cyane. Ubwo niyo mpamvu rero mbona akenshi iyo ingo zimajije kuzamuka akenshi habaho amadivorce menshi akomeye. Aho se ubwo tugende ku rugero duhaye rw'uko iyo umugore yagize amafaranga atangira kuba busy cyane, ugasanga kwita ku nshingano z'urugo ari umugabo n'abana biragoranye. Aho ntitwavuga ko umugore ari we abagore benshi aba nyirabayazana wo gusenya kw'ingo zabo. Urwo ni uruhande rw'abagore navuze, ntabwo urw'abagabo ndaruvuga. Utagira ngo urw'abagabo gusa. Ubwo nkomye urusyo ntabwo ingasire n'abana batashye bavuye ku ishuri. Yego ntabwo ingasire ndayikoma yego. Mbo wenda ikindi navuga no ku bagore hari akandi kantu ntongeyeho. Noneho iyo umaje kuzamuka uzakubitana na za nshuti nanone z'abagore zamajije kugafata, bajye bakubwira kuko icyiciro ugezemo uhita ubona n'inshuti z'icyo cyiciro cyangwa zikurenze, kuko nimba uciriritse uba ufite inshuti ziciriritse ziri hasi ziri mu cyiciro cyawe. Uko ugenda uzamuka kenshi ugenda ukubitana n'izindi nshuti zigiye zigize gute zitandukanye. Ni ukuvuga ngo ejo habaye akahita bakubwira ati ariko uzi n'ibindi, ati buriya ntabwo urasohokera ahantu uze tuze kujyana muri sauna. Ubwo uko ugiye ukagenda wenda nimba munasoma n'akantu ugashiduka mwasomye, cya gihe cyo gutaha mu rugo cya gihe wageraga mu rugo ugasanga sikigereye mu rugo. Ndacyavuga ku mugore, aho ni ku mugore. Ubwo rero ibyo byose biri mu bintu amafaranga aho yageze akenshi hari ibintu amafaranga akora nyine, hari imbaraga z'amafaranga. Banavuga ko umugore agize amafaranga atangira kurengwa, ugasanga abashyitsi baje mu rugo arabasuzugura, ntibakitabira kuza mu rugo kumusura kubera ko yamaje gukira akarengwa, ndetse na bene wabo w'umugabo agatangira kubabona nk'abantu bari aho ngo baciriritse, bigatuma nyine nawe ubwo yumva ko yarenze abandi. Ariko ibyo bintu ntabwo banavuga ko abagore murengwa vuba. Buriya se nibyo. Buriya nyine nawe se abagabo akaro karavugwa. Oya gusa wenda ibintu navuga ntabwo ari byiza ko umuntu uje ukugana umwereka agasuzuguro, kuko uba usuzuguye uyu munsi ejo ntabwo uzi we azaba ameze gute. Ushobora kuba ari wowe uzaba uri kugenda umukenera. Tugomba kubahana, niba umuntu aje kugana mwakire neza, we musuzugura ngo nuko nagafashe, ejo nawe ashobora kuzagafata huko no kukurenza. Banavuga ko kandi umugore wagize amafaranga atangiye kubona umugabo bataberanye. Tuzi ngo nyinshi z'abadamu bagiye bagira amafaranga ugasaba atura ni wa mugabo wese atura ntabwo ari umugabo wanjye ni umukozi, ugasanga atangiye kumwihakana. Nk'uko usanga nk'uyu mugabo wawe uvuye mu kazi ugasanga bati uriya n'umugabo wawe ngo ni umuntu ngo ubaha ngaha gutya muri ya next, bagatajya kubihakana ko abagore buriya ngo ni abantu iyo babonye amafaranga banisiga bagaca ubuzima bugahinduka kabiswe tubibona. Oya ntabwo aho ngaho navuga ko ibyo bintu atari byo, kubera ko nimba umuntu mwararuhanye mugashaka nta kintu mufite, mukaba mumaze kwiteza imbere, hari ibyo mugezeho, mwakagombye kubaho uko mubikomezanya. Nimba mwarakundanye cya gihe umukennye ukaba waramwitaga sheri, gute amafaranga abonetse ukumva ko ataba sheri wawe, ubona atari type yawe mutaberanye. Oya ahubwo n'ubuyobe ni kwa kundi umuntu nyine. Kandi buriya abagore bazi no kugendera amafaranga kabisa, amafaranga yaje rwose babigendera. Iyo amafaranga yabonetse mu rugo buriya bajya bavuga ngo urugo rufite amafaranga rugaragarira ku mugore. Buriya imyambarire irahinduka, imigendere irahinduka, nyine ibintu byose mu rugo umugore ahitagira n'iminywere byose bihita bihinduka byose, rwose bigomba guhinduka. Amafaranga agaragarira ku mugore. Bivuze ngo iyo byahindutse ni naho wa mugore yaba intandaro kuba yasenya. Urumva ko percentage nini ari uko ari abagore bagira kuba basenya urugo rwabo. Mbo ikintu nje mbona kinini cyane gituma akenshi abagore bakunda nko gusenya ingo, mbona ari inshuti mbi. Kuko nimba inshuti mbi n'abagabo bazigira. Yego ndacyari ku ruhande rw'abagore. Nimba ndamutse ngiye nkakubitana n'umugore w'inshuti yanjye, ubwo turi kugendana nkabona yasohokanye n'ikindi kigabo, afite ikindi kigabo noneho kinaturusha ikofi, kirimo kiramutamo kimujugunyamo, ubwo no kuvuga ngo nanjye azahita ambwira ati wowe rero sasa warakirire gute ubundi utunga umugabo umwe. Ubundi ugomba kugira umugabo w'icyitiro kugira ngo ugire ute ube wubatse urugo, noneho ukagira n'undi wo kugira ute wo gukora akazi kose wowe uzana ifaranga. Ubundi umugore ngo agomba kugira abagabo batatu. Ko kantu gasubiremo. Agomba kugira abafite abagabo batatu. Umugore wese se cyangwa amwe mu bagore? Aya ni abagore nyine bamaje kuraruka, bamaje kubi nyine ibintu barangabo. Ariko umutima w'urugo agomba kuba afite umugabo umwe. Byumvikaneho ba mutima w'urugo,
umuntu umutima w'urugo agomba kuba afite iki umugabo umwe utari umutima w'urugo abo batatu baba bameze bate ubwo? aha abagore b'iyi minsi rero hari uwo ejo bundi mperutse kumva ati ahubwo warasoze ati uri aho ngaho ufite umugabo umwe ati ntabwo uramenya amakuru ati ubundi ugomba kuba ufite umugabo nyine mwashakanye mwanasezeranye mubana mu rugo wa wundi nyine ukwitirirwa wo kwitirirwa umeze nk'irangamuntu yawe sinzi nimba ariko twabivuga ariko nyine wo kugira ngo nyine aba afite ireme cyangwa wenda se afite aho abarizwa mbese wa aderese noneho akagira uwa kabiri akaba ari wa wundi w'umugabo cya kigabo cy'igisaza gifite ifaranga bandi bayagwije kabisa wa wundi nyine wakoze ikofi akagira nyine akaba yarabitse ahandi akamodoka kanjye nikaba kapenda itamubwira ati sheri akamodoka kanjye kagize agahita ngurira iyindi nyine irenze direct noneho akagira na wa wundi mutoya uri aho ngaho nyine uzi gukora akazi kose akada wa wundi uvuga uti kabisa uyu nguyu ni munyakazi ukora akazi kose noneho we ngo usanga namuhasha n'amafaranga ni urwo rwego rero ayo no hava abashugama migo aha nuko rero aho ndacyari ku cyiciro cy'abagore ubwo nuko bimeze hariho numvise rwose ejo ariko mbwira ati ahubwo warayobye nimba kimeze gutya ndavuga ni ubu nawe rwose ujya ushaka uwa kabiri n'uwa gatatu nahise numva nyine niyo mpamvu nakomojeho ko bishobora no kuba gutandukana kw'ingo ziriho ubu ngubu bigendeye mu kigare urumva ndamutse numvishije inama z'uwo muntu nkazigenderaho tayari nagira gute ariko umutima w'urugo agomba kuba yatunzwe n'ikintu umugabo umwe yego hanyuma uruhande rw'abagabo rwo wavuze ku bagore cyane bajya ngo cyo mupfa oya none se ubwo kuvuze ko mvuze cyane ngo noneho ningera ku bagabo uravuga iki ngo ku bagabo noneho rero sasa abagabo se bumvuge ngo ukira abagabo noneho umugabo wamaje gufata ifaranga baba we abagore bose ngo ahita baba umwami niko agenda avuga yita umutware ahita yitwa iki umutware agahita avuga ati abagore bose nabiki nabumwami noneho dore ko bakobwa bari hanze abankangaha ngo abasore ngo ntago ngo mukirekura amafaranga ngo rwose ngo abasore ngo ntago barekura amafaranga ngo abantu barekura amafaranga ngo nabagabo bubatse ngo uyu mugabo bubatse ngo aje kugutereta ngo amene ikofi ngo ariko abasore ngo nta kofi baba bafite atega umufuka ukikoreramo nuko ubwo rero noneho wa mugabo rero sasa we yamaje kugafata abakobwa bari hanze aha nabo baba bashaka babagabo bagafite ubwo akimubwira ngo sheri bimeze gute ati ndabyemeye rwose kubera iki abafite ya mafaranga b'abakobwa baba bashaka niyo mpamvu akenshi iyo amafaranga amajije kuboneka ingo nyinshi zisenyuka kuko abakobwa bashaka amafaranga aturutse mu bagabo bubatse ntabwo bashaka amafaranga aturutse mu basore kuko abasore nta nawe bafite abasore b'iminsi na sendera yavuze ngo abasore bari ariko nta kashi ariko uziko ko hari undi yarayiririmbye ngo abasore bariho ariko nta kashi ntacyo umaze oya buriya ntacyo umaze nyine ntacyo abasore b'iyi minsi ngo ubwo bamaze nyine abagabo noneho neza si yamaje kubona amafaranga ahita areba umukobwa mwiza agahita avuga ati umukobwa buriya ningenda nkamutereta kubera mfite ifaranga nkamuryoshya nkamuhereza ahantu heza ho kuba nkamuha inzu nziza yo kuba umukobwa arabyemera cyane rwose ugasanga agize ute aramuremeye umukobwa agize ute aramwemereye ngaho ifaranga rikubise haroroha nuko rero niyo mpamvu ingo z'iyi minsi zisenyuka iyo abantu bagize gute bamaze kugera ku gafaranga ugasanga yenda umugore yari ari aho ngaho cyangwa umukobwa ari aho nta mafaranga afite ntaki byamucanze agahita akubitana n'umugabo akamubwira ati yewe tuzi noneho ukuntu bimeze wenda se uwo mugabo ni umupfakazi uwo mugore ni umupfakazi agahita avuga ati ndakugaburira ndagiye nanakwishyura n'inzu yewe ndanaguha n'inzu yo kubamo ni gutya na gutya ugasanga nawe aramwemereye noneho abagabo bobo nimbe n'abagore bo navuze batatu ariko abagabo bobo aho bageze hose baba bafite abagore ubwo nimba yagiye mu kabari noneho afite ari kunywa ku bantu basoma uducupa mbo noneho ari abagabo nimba ageze mu kabari ntari buve adatahanye icyana ndakurahiye akamucyura se kandi afite umugore akamucyura ariko noneho no muntu ngo akamucyura uzi ko hari abagabo kubera ifaranga baba bafite baba baragiye bakubaka amazu aho ngaho ari amazu yo gucyuramo indaya gusa kabiri hariya gutya kabiri aho ngaho rwose ariyo gucyuramo indaya apana kuvuga ngo barajya muri guest house reka
nta byo kujya mu marogi waragenda inzu iri aho ngaho. Umugore batabizi se? Umugore atazi atiyanditseho ikaba iri aho ngaho ariyo gushyira mw'abagore ashaka. Akagenda akimara umusonga agakora ibyo ashaka byose ubundi yarangiza agataha. Ubundi kuki ajya muri abo bagore kandi nawe afite umugore mu rugo uwo musonga umugore ntiyawumukiza? Ntabwo ubizi. Buriya rero iyo umuntu yaryaga ibijumba urumva, iyo umuntu yaryaga ibijumba amafaranga akaboneka ahita yiga kurya ifiriti, akiga kurya inyama, akiga kurya buri kimwe cyose. Ni ukuvuga ngo umugore wese uko aba atamunyura abamunyura pe. Ahubwo noneho ni wa muntu waryaga ngo indimwera bajya bavuga ngo indimwe ngo ndetse numva nuko yahiga agahita avuga ati noneho rero nanjye ubwo amafaranga yabonetse yo guhindura izindi ndyo ngomba kugira ne ngomba guhindura. Niba naryaga ikijumba ndakanjye n'akameranje ndabe ko kamera n'agafiriti n'akanyama nako nkashyireho ariko kutabivuga. Ubwo rero ugasanga ukagize ute aragiye. Niyo mpamvu abantu benshi bafite amafaranga, ingo nyinshi zitangiye kugira amafaranga cyangwa zifite amafaranga ukunda gusanga ubona nk'ibihe bintu bituma akenshi iyo abantu bagize amafaranga basenya? Ni ukurengwa, ni umurengwe baba bagize. Twabyita umurengwe cyangwa nuko hari ibyo batarabonye akiri umukene yamara gufata amafaranga bati nanjye reka dayimoni rishye. Oya, ntabwo ariyo mpamvu. Ntabwo ariyo mpamvu, ni ibintu biba biri mu muntu. Ni ukuvuga ngo asanganywe ya ngeso imurimo, ahubwo akaba yarabuze uburyo bwo gukora ya ngeso nyine. Noneho amafaranga yaboneka agahita avatete ingeso yanjye reka rero sasa nyubure. Agahita yigaragaza. Bivuze ngo ubukene bwa bwaratwikiye za ngeso ariko yamara kunya amafaranga. Ihoreye ubuzi nkawe. Ubu wasanga naye hari byatwikiriwe cyane ariko banizaboneka. Hari umuntu wavuze ngo ushaka kumenya umuntu umuha amafaranga. Amafaranga akwereka umuntu uwo ari we cyane. Noneho se ahubwo uzafata amafaranga uyaguriza umuntu kandi we ni inshuti yawe uzarebe hari igihe akwambura ahubwo n'ubushuti bugahita burangira. Tugana ku musozi w'ikiganiro rero ni nk'iyo nama wagira abantu b'abamama ndetse n'abapapa. Uri umuntu wubatse imyaka 6 si mike uri mu rugo imyaka myinshi, inama ku mpande zombi. Inama ku mpande zombi ugenda nawe nk'ibyagufashije kuba iyi myaka umaze ukiri mu rugo. Yego. Inama nabagira icya mbere ni uko bagomba guhora bahana umwanya bakagira igihe cyo kuganira, kuko ingo kugira ngo zisenyuke ni uko hagati muri bo nta mwanya baba bagihana ngo bakumburane. Wenda tuvuge ngo nkumbuye kuba nasangira n'umuntu wanjye, nkumbuye kuba turi kumwe, nkumbuye kuba twagendana. Ibyo bintu iyo habayeho ikintu cyo kuvuga ngo mpuye nawe ngendanye nawe turasangiye tugize gute, icyo kintu ntabwo gikunze kubaho. Nuko buri wese abanza akajya aba busy. Ubundi gutandukana buri wese abanza kwigira busy, akakurika ko akazi ari busy kandi ugasanga nta nubwo ari no mu kazi pe. Nta nubwo ari mu kazi ariko nyine agashaka ko akazi kamugira busy. Akazi tureke tugakore ariko nanone nikadutware umwanya wabo mu rugo. Tugire umwanya duhereze nabo mu rugo kugira ngo ingo zacu zireke gutandukana. Okay, reka tugushimire. Wowe turakoze subscribe, kora subscribe, kora share na comment. Abatwumva n'abadukurikiye n'abatureba bose baduha comment. Ese ni umugabo ugira uruhare mu gusenya ku rugo iyo babonye amafaranga? Ese ni umugore? Twe twanze gukora conclusion kubera ko ikiganiro tuzana episode ya 2. Noneho ubutaha ndazana umugabo n'umugore. Ashobora kuba yavuze ari wenyine wumvishe ko yakora yishyira ku bagore cyane. Utazana umugabo. Rero ibiganiro byacu nagaruka. Ciao ciao. Imana ibarinde.